Bibiliya kugezwa kuri bose ni ikintu cyiza kandi gikomeye isi yabashije kumenya. Igitero icyo ari cyo cyose kuri Bibiliya cyaba ari icyaha kibasiye ikiremwa muntu. Bibiliya ni igitabo abapfu banditse, icyo ibigoryi bisabwa, icyo abajura bigisha. Usomye aya magambo abiri, umuntu yakwibaza niba abafilozofe bombi baba barasomye igitabo kimwe. Bombi bafatwa nk'abanyabwenge, abantu bafite ubushobozi bukomeye bwo gutekereza. Ibi bitwereka ko uburyo twegera iki gitabo kidasanzwe bugira ingaruka zikomeye. Dushobora guhusha rwose ubutumwa bwayo bukomeye. Tuguhaye ikaze kuri Christ Our Resting TV, Bibiliya igice cya 2. Ni gute dushobora gusobanukirwa Bibiliya? Tugomba kubisoma dute? Ikosa rya mbere tugomba kwirinda ni ukwegera Bibiliya ufite umwuka w'ubwibone. Ushobora kuba wibwira ngo sanzwe mfite igitekerezo cyanjye kuri Bibiliya icyo ari cyo. Ntabwo ntekereza ko Imana igiye kunyigisha ikintu cyose, ariko ntabwo isaha ishobora gusobanurira uwayikoze uko ikora. Bibiliya ivuga ibintu birenze ubwenge bwacu: inkomoko y'ubuzima, ubuzima bw'ubugingo nyuma y'urupfu rw'umubiri, gukomera kw'Imana, ubwenge bwayo buhebuje, n'imigambi Imana ifite ku kiremwa muntu. Gusa reka tugire kwicisha bugufi kugira ngo twemere kwigishwa n'Imana iturenze. By'umwihariko niba mu byo dusoma ibintu bimwe na bimwe bidutangaza cyangwa bikadusiga mu gushidikanya by'agateganyo. Zaburi 139 igice cya 23: Mana ndondora umenye umutima wanjye, vugutira umenye ibyo ntekereza. Ikosa rya kabiri ugomba kwirinda ni ukuyisoma kugira ngo werekane ko ibyo uvuga ari ibinyoma. Bibiliya ntabwo ari urukurikirane rw'amagambo umuntu wese ashobora gusoma yasobanura. Iyo dusomye Bibiliya, umwuka w'Imana ayihindura ubuzima ku buryo birenga kuba amagambo. Imana ikigaragariza ubugingo bwacu. Bibiliya ihinduka indorerwamo itwereka uko Imana itubona n'icyo ishaka kudukorera. Abaheburayo igice cya 4:12 itubwira ko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yo gusoma Bibiliya ni ugusenga kugira ngo Imana yigaragaze mu mutima wawe binyuze mu ijambo ryayo. Icya kabiri, ugomba kwakira mu mutima wawe ibyo wasomye biva ku Mana ubwayo. Icya gatatu, ugomba kuba witeguye kwemera ku buryo wibona ubwawe ufite ikibazo. Bibiliya ivuga amateka y'umwami witwaga Yoziya. Igihe yasomaga igice cya Bibiliya, yavumbuye ko we wizeraga ko ari umuntu mwiza, afite ibintu byinshi byo gutura imbere y'Imana. Dushobora gusanga iyi nkuru mu gitabo cy'Ingoma ya 2 igice cya 34. Uyu mugabo yari afite amahitamo: kuba yakora nk'aho ntacyo yasomye, akagita kure ye, cyangwa se kuba yakwicuza avuye ku mutima amakosa ye kandi agahindura imyitwarire ye imbere y'Imana. Mu by'ukuri nibyo yakoze. Imana ishaka kuduha uburyo bwo kuba twamenya ibitekerezo byayo, kandi uko guhishurwa kw'Imana ntigushobora kurangirira mu mirongo mike. Iyi niyo mpamvu Bibiliya ari ubwiru cyangwa se yubatswe nka puzzle. Ibitabo bitandukanye bya Bibiliya rero ni ibice byinshi by'ubwiru cyangwa se puzzle. Dufashe igice kimwe gusa ntitwabasha kumenya ibindi bishushanyo. Puzzle igomba kuba yuzuye kugira ngo igishushanyo kigaragare neza. Tugomba rero gusoma Bibiliya yose, kandi uko tugenda dusobanukirwa ni nako ibindi bice bigenda byumvikana kimwe ku kindi. Kandi tuzabona ko ijambo ry'Imana rishingiye kuri Yesu Kristo. Yesu yaravuze ati: murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Yohana 5:39. Ibice bimwe byoroshye kubyumva kuruta ibindi, ariko Imana yakoze ku buryo ubutumwa bwa Bibiliya bworoha kubwumva. Dutangirana n'ibyoroshye, ku rugero amavanjiri, noneho buhoro buhoro Imana ikadufasha kumva ibikomeye. Reka tumusabe ubufasha tutazuyaje. Uwiteka azaduha gusobanukirwa muri byose. Iyo nsomye Bibiliya, menya ko ndi umunyabyaha. Icyaha ni ukudakora ubushake bw'Imana no guhusha umugambi afitiye. Umuntu wa mbere Adamu yanze kumvira Imana, nuko icyaha n'ingaruka zacyo kiba umurage ku bantu bose. Dushobora kubisoma mu ntangiriro igice cya 3 no mu Baroma igice cya 5:12. Kandi uko kutumvira kwa Adamu narazwe, bimenya mu buzima bwanjye bwite, iyo mbeshya, iyo nifuje ikintu kitari icyanjye, mu gihe mfite ibitekerezo bihumanye n'ibindi. Buri wese muri twe ntiyumviye Imana. Nize kandi muri Bibiliya ko Imana ari iyera. Amaso ye arera cyane ku buryo atabona ikibi. Nta munyabyaha ushobora kwinjira imbere ye.
ndangije menya ko Imana ari urukundo. Imana iragukunda, ndetse na mbere y'uko isi iremwa yari yarateguye uburyo bw'agakiza ku muntu. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba iki gice cya kabiri kijyanye no gusobanukirwa Bibiliya cyakwigishije ikintu gishya, noneho bisangize n'abandi kugira ngo nabo kizabafashe. Mugire imigisha myinshi, naho ubutaha.